Dutanga filime yacu ni igice cya kabiri, twasize igice cya mbere uyu mukobwa ari kugenda abyina, umugabo avuye mu kazi asanga undi ari kubyina arangije agira isoni, ariko umugabo ati rero komeza wibyinire nta kibazo, ati rwose ongera ucane radiyo hanyuma wikubitire umudiho, umugabo arangije ava aho ngaho. Umukozi ati urakoze cyane pe, n'ubundi ngiye nkunda kubyina, wibuke neza ni umukozi uvuye mu cyaro, ntago azi byinshi mu by'ukuri, yikundira kurya ubundi akibyinira ubundi akiryamira, ariko bosi nta yandi mahitamo afite kubera ko umukunzi we ntabwo akiza aha ngaha ngo abe yamufasha guteka cyangwa se gukora akandi kazi. Bosi akirenga wa wundi yafashe telekomande kugira ngo yongere acurange hanyuma yongere yibyinire. Filime yacu nuko itangiye inakomeza, ni igice cya kabiri. Nyamuneka nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantike, nongera kubasuhuza kandi mu izina ry'urukundo mugire amahoro. Wa mukobwa atangiye kwibyina nk'ibisanzwe, arongera aradingisa, arongera arasirimba. Ni imbyino ziba mu cyaro mu by'ukuri, barakwereka hashize iminsi wa mukobwa inshuti ya wa musore yagarutse ahangaha kumusura, ariko n'ubundi yaje atamubwiye, asanga undi ntawe uhari. Wa wundi yavuye mu kazi asanga umukobwa ahagaze kuri geti. Mu by'ukuri bose yakundaga uyu mukobwa ndetse n'umukobwa nawe amukunda, ariko bagapfa ikintu kimwe, bagapfa ko uko umukobwa aje ahangaha kose aza ashaka amafaranga. Bidatinze barakwereka bosi yarinjiye asanga umukobwa arahangaha, ariko umukobwa n'ubundi ntabwo yateguje nk'ibisanzwe, aza mu by'ukuri amutunguye, akaza ari kuri surprise. Ariko muri iyi minsi hari hashize igihe rwose batabonana kuva bosi yazana umukozi. Barakwereka bidatinze wa mugabo yagize gutya ava mu modoka atangira kuza kureba umukobwa, undi arahagarara aramwitegereza, asa n'umuntu ubabaye ufite umujinya rwose, avuga ati n'ibiki byabaye, ni kuki rwose wantereranye. Undi yasohotse mu modoka ariko areba umukobwa, mu by'ukuri ntabwo yamwishimiye, ariko mu modoka hahise haturukamo wa mukobwa bari bavanye guhaha, aca aho ngaho. Wibuke neza ntago uyu mukunzi w'uyu musore azi ko yazanye umukozi, ntabwo rwose abizi. Yagiye kubona abona undi anyuzeho yihuta, habe no kumusuhuza, undi yaratunguwe cyane arumirwa aratangara, hate se ni ibiki? Wa musore ati rero njyewe nazanye umukozi, nabonye ko wowe ntabwo ujya uza kumufasha kenshi, ntabwo uba unyitayeho, ntabwo ntekera, ntabwo nkorera amasuku, rero nta yandi mahitamo, uraza ukamara ukwezi utaragera ahangaha. Ati se kandi uyu nguyu wamukuye hehe? Ati uyu nguyu se ninde wamuguhaye? Undi turumva nyine namukuye iwacu mu cyaro hariya i Nyanza. Undi ati se kuki utambwiye ngiye ngo ushakire umukozi, ni uko nari kumubura se? Ubundi se kuki utabinganirijeho ugafata umwanzuro umeze gutyo? Undi ati rwose ntabwo nabonye umwanya. Umukobwa ati oya, ahubwo hari ibintu byinshi unkinga, ntabwo ukinkunda, nsigaye mbona ugenda uhinduka umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Ati rwose ntabwo ukinkunda, ntabwo nzi icyabaye mu by'ukuri, ariko rero warahindutse cyane ku buryo bukomeye. Umusore ati yewe ntabwo nahindutse, ariko nyine nawe ujye unteguza ugiye kuza. Undi yagize gutya ahita amukubita urushyi rwiza, ati niko, ati ceceka, ati n'ukuntu gukunda, ukuntu akwimariyemo, none ukora ibintu nk'ibi ngibi koko? Ati reka nkubwire, mu by'ukuri njyewe nawe ibyacu birangire kuko ndabona warahindutse cyane, ariko rero umenye ko njyewe ndagukunda, urumva neza? Hanyuma rero ubwo ngubwo niba utanshaka warazanye abandi bakobwa ahangaha, njyewe ndeka nta kibazo rwose, namye kera ngukunda urabizi, kuba ntaza ahangaha urabizi ko mba nshakisha ubuzima, urumva? Maze kuza ahangaha inshuro 3 zose mbona warahindutse, rero mu by'ukuri ntabwo ukinkunda habe na mba. Undi kubera urushyi amaze gukubitwa yavuye ahangaha mu by'ukuri arakaye cyane, arivumbura aragenda. Umukobwa aramukurikira, ati reka nkubwire warahindutse, warahindutse mbikubwire, ntabwo nkunda, ntabwo nkunda. Kandi koko umusore asa n'uwahindutse, ntabwo akifuza kuganira n'umukobwa ngo buri gihe uko aje amwaka amafaranga, ariko umukobwa buriya wasanga anamukunda, ariko nyine hari cya kibazo cy'ubukene.
ariyo mpamvu nakubwiye ngo uko ufite ikibazo kose ntago wagenda waka umuntu amafaranga ageraho akakurambirwa. Ibyiza nawe ni uko wakora ukiteza imbere ukagenda rwose mu by'ukuri muhura ariko nawe hari icyo ufite. Umukobwa yaje gukomanga aha ngaha ariko asanga umugabo yafunze, banze no kumukingurira. Umugabo yarakaye cyane, bisa naho yafashe umwanzuro wo kumureka burundu hanyuma akibanira n'umukozi. Usibye ko umukozi nawe ntabwo ashobotse, ntabwo ashoboye, mu by'ukuri ntabwo azi akazi, ni ukumwigisha akantu ku kandi. Filime yacu ni uko n'ubundi iri gutangira inakomeza, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique. Ese bizagenda gute, bizaherera hehe? Komeza urebe filime kandi mu by'ukuri uzagenda usobanukirwa. Bukeye bwaho wa mukobwa yaje aha ngaha kuririra mugenzi we babana, ati mu by'ukuri sheri wanjye yambabaje cyane, yaranyanze, nageze hariya aransuzugura cyane, nsanga yazanye undi mukobwa umukorera, ntago nari mbizi, mubajije andusha kurakara, ati mana yanjye, ati ukuntu mukunda koko mbigire gute? Undi yamuteze amatwi, ni umukobwa w'inshuti ye babana, arababara cyane, ati we data, ati mana yanjye we, ati si ubu koko yarakwanze? Undi yaraje ararira arahogora, ati hangane buriya nyine hari bitagenda, ariko uzamushaka hanyuma muganire. Ati buriya nyine hari umuntu ahinduka bitewe n'impamvu runaka, ariko ndabizi neza ko ntago ari umwana mubi. Igihe mumaranye nagiye muri ukuntu yitwara mbona ko afite umutima mwiza. Ati uzamushake muganire, we biharira igihe gusa. Kumba umukobwa akunda umusore cyane, ariko umusore kumwaka amafaranga yabifashe nabi. Mujye murabara y'abakundana, mu by'ukuri mushobora gupfa akantu gato cyane kandi mu by'ukuri mukundana, ugasanga urugo rurasenyutse cyangwa se urukundo rurasenyutse. Barakwereka bukeye bwaho bose yageze aha ngaha n'ubundi asanga wa mukobwa mu by'ukuri yaryamye, yaguye agacuho. Araza aha ngaha akabyina, ubundi akarya, yarangiza akiryamira. Nta kazi yakoze, ntiyakorobye, ntiyogeje ibintu, ntiyatetse icyayi, mbese wagira ngo uyu mukozi ubwe rwose ntabwo azi akazi habe na mba. Umusore araje aramwitegereza, mu by'ukuri arumirwa. Mu gitondo cya kare umuntu araryamye mu ntebe ari kugona, ati ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? Barakwereka yaramwitegereje kandi wibuke neza ko amaze gusezerera wa mukobwa bakundana, yiringiye uyu mukozi. Ariko uyu mukozi bisa naho kumwigisha ari uguhozaho cyangwa se bizafata rwose inzira ndende cyane. Yaje aha ngaha aricara aramwitegereza n'ubundi, undi ntago aramenya ko bosi yahageze. Wibaze nawe, yaramurebye ati si uyu nguyu koko buriya yanyweye ibiki noneho? Kera akaba ariko yaramukanguye, ati niko, ati bitese? Undi yashidukiye hejuru, ati ni byiza bosi, ati nyihanganira. Nuko aba yambaye ni ibitenge, mu by'ukuri ni umunyacyaro, ntago azi umujyi, ni ubwa mbere ageze i Kigali. Undi ati yewe unyihanganire, nari ndushye cyane pe, naryamye naniwe. Undi aramwitegereza, ariko se ni icyo wakoze koko? Ati hangane kandi niba urushye, ati kandi wihangane nyine, mu by'ukuri ujye ukora akazi neza, ati gerageza ushyiremo imbaraga, ati kandi rero ndifuza gutembereza hanyuma nkajya kwigisha umujyi, nkakwereka nyine ahantu henshi hatandukanye. Nawe mu by'ukuri nta kintu uzi, ndifuza ko tujya hanze hanyuma tukaganira rwose, tukicarana hanyuma nkagira ibyo nkuganiriza. Undi se gutembera se? Ati hehe se? Ati yewe, ati waba ukoze cyane. Barakwereka umusore arifuza gutembereza umukobwa kugira ngo amujyane ku ruhande hanyuma bicare baganire. Yabonye rwose nta kazi azi, yabonye nta kuraje, aragira ngo amubwize ukuri hanyuma arebe niba hari icyo yahindura. Burya iyo abantu basohotse hari ubwo mu by'ukuri usanga baganiriye, ijambo havugiye rikagira agaciro kuruta uko baganirira mu rugo, hahandi nyine birirwa bashwanira batonganira, mu by'ukuri usanga bose batisanga. Ni byiza cyane no hagati y'abashakanye cyangwa abakundana, ni byiza ko mwasohoka rimwe na rimwe mukagenda mukaganira, mugacoca ibibazo cyangwa se mukongera umubano wanyu mukawuvugurura. Wa mukobwa arahangaha aba yayura n'umunyacyaro wawe, ati yewe, ati nta kibazo nyine ubwo urambwira tugende, ati ariko ndarushye cyane pe, ndumva naniwe. Barakwereka undi ati se ubundi aho hantu ni hehe? Ati se ubundi koko ubu ngubu ndambara iki? Umugabo arahangaha yarumiwe, ati ariko se uyu nguyu koko, ati mwakabyangoye, ati uyu muntu ntashobotse pe, arayura mu gitondo koko, ati nta kibazo ndagushakira ibyo kwambara hanyuma uze kwitegura rwose, mu mugoroba ndaza kujyana dutembere hanyuma nkuganirize.
umugabo uri aha ngaha afite umutima mwiza, yirukanye fiyanse we cyangwa se yanze umukunzi we, yiringiye uyu mukozi, arifuza kugenda amuforoma, amwigisha kugira ngo arebe ko yazavamo umukobwa cyangwa se umukozi yishimiye, bityo rero akajya amukorera akazi nk'uko abishaka, kuko ntabwo yifuza ko wa mukobwa agaruka aha ngaha, cyane cyane ko amushinja ko uko aje aha ngaha kose nyine usanga azanywe n'amafaranga gusa. Nuko undi yavuye aha ngaha, ariko gahunda amuhaye ni uko nimugoroba ari buze kumusohokana, hanyuma bakajya ahantu bakicarana, hanyuma bakaganira, akamubwira akantu ku kandi, akamwereka inzira yo kunyuramo kugira ngo agende mu by'ukuri yitwara neza mu kazi, cyane cyane ko ameze nk'umuntu utazi akazi. Bidatinze umugoroba waje kugera, wa mukobwa bamuguriye ikanzu, bamugurira n'imisatsi yo mu mutwe, hanyuma barasohokana kugira ngo mu by'ukuri baganire, ariko yageze aha ngaha umukobwa bamuhaye ibyo kurisha biramucanga. Yarebye umusore ati se kandi ibi ngibi byo babirisha bati? Ni amakanya, baragenda bakayapfunyika muri seriviyete. Undi yarabirebye arumirwa ati se ubu koko aka kantu ubundi ndakarisha ibiryo bijya mu kanwa? Undi ari aha ngaha ni umusore, umukobwa ni umunyacyaro rwose, nta kantu na kamwe azi habe na mba. Urebe nawe no gufata ikanya cyangwa se ifoke rwose byamunaniye. Ati se ubu nahaga koko? Ariko se ubu koko ubundi banyihereye ikiyiko, nkarisha ikiyiko. Ariko yagize isoni zo kubibwira umusore niba ashaka ikiyiko cyangwa se ashaka amazi yo gukaraba. Yagize gutya, arangije ahita ashyira ikanya hasi, ahita yadukira ibyo kurya n'intoki. Urebe undi ari muri telefoni rwose, yatangiye kubizingazinga, arangije arasama cyane arohayo. Mujye mureba kandi undi yamusohokanye kugira ngo arebe ko baganira, ariko reba rwose ukuntu ari kugenda arya. Undi yarahindukiye agiye kubona wa mukobwa ari kurisha intoki. Ati ariko se niba ikiri gukora kuko niko ntabwo baguhaye ikanya? Ati winkoze amasoni ariko. Undi atari ko amasoni yahe koko? Ndagukoza amasoni gute? Ati rwose uri kunkoza amasoni. Ati reka nkubwire, iyo umuntu yasohokeye ahantu nk'aha ngaha aritonda, ntabwo arya gutyo. Ubu se urabona turi mu bantu bose, uri kurisha intoki, ntabwo wakarabye, baguhaye ikanya. Undi ati reka nkubwire rero, ngewe rwose iwacu ntabwo namenyene kurisha utu tuntu, ngewe ndisha intoki nibwo mpaga neza. Undi ati wakiyubashye koko? Niko ubu koko nta nubwo wabona ko turi ahantu hasirimu, ahantu nk'aha ngaha hahenze? Ati reka yewe ngewe se ko namenyene kurya ibijumba n'ibishyimbo. Ati se ubwo ibishyimbo n'ibijumba wabirishaho koko ari akantu? Hatoya urabifata gutya, hanyuma rwose ugashyira mu kiganza ukasama. Ariko abantu mbwira ni bande ubundi? Abo bantu koko tubuze urabona aha nta bantu bahari? Undi yararakaye cyane, umukobwa arakabije cyane kuba umunyacyaro, nta kintu yitaho kandi ntagirwa inama, afunze umutwe. Ati ariko se wagiye wumva koko, wakihanganye ukajya wumva? Ati iyo usohotse ni byiza ko wakubahiriza mu by'ukuri ibyo baguhaye. Undi ntabyumva, yaje aha ngaha mu by'ukuri arakomeza aririra. Umusore umutwara muriye, uyu muntu se utagirwa inama koko, utumva habe na mba, yafashe ikanya n'ikiyiko aramwereka. Ati ibi koko nibyo narisha? Ntikanya n'icyuma. Ati ibi nibyo narisha koko? Ati se reka nkubaze, ubu icyuma wagifata aha ngaha, hanyuma ikanya ukayifata aha ngaha, ubu warya gute? Nawe mbwira koko. Ati ubu se byazajya mu gifu ugahaga koko? Atoya mu by'ukuri nawe uranziza ubusa pe. Undi atoya yewe ntabo nkuziza ubusa, ugomba kugenda nyine usirimuka. Ndashaka kwigisha akantu ku kandi nkareba ko wasirimuka nyine nawe ukaba umunyamujyi. Ariko rero ntabwo utega amatwi ngo wike, wakihanganye ukajya untega amatwi hanyuma ukanyumva, hanyuma nkakwigisha. Undi ati ariko ndumva rwose, ariko se no kurya barabyigisha? Ati kurya imyaka mfite yose koko ubu ngubu urangisha kurya? Ati niko. Ati gufata ibiryo nkashyira mu kanwa nkirira? Ati ni ikibazo koko? Ati se ubu abantu baranseka bo ntibarya? Umusore noneho byaramucanze, yabonye ko wa muntu mu by'ukuri nta nubwo ahanika, nta n'umwe mu by'ukuri yiteguye kumva, afunze umutwe cyane. Nyamuneka ntabwo ari byiza burya, ibyiza ni uko wakumva inama umuntu akugira, hanyuma nawe ukareba niba mu by'ukuri ziri mu gaciro cyangwa se ari nziza, nawe nyine ukazubahiriza. Yagize gutya ahamagara mu by'ukuri ukora aha ngaha. Ati yewe, ati ngwino tukwishyure. Undi amaze kurisha intoki yahanaguje ku myenda, kuri ya kanzu bamuguriye. Ati reka nihanagure. Yewe data we, undi umutwara muriye
ati mbega umuntu we, mbega umuntu, ntago nzi ko tuzashobokana pe, habe na gatoya. Reba nawe aracyahanaguza ibyo kurya kuri ya kanzu. Nyamara umusore ati waretse rwose ibyo ngibyo. Undi atoya, ntacyo mbaye ngewe, nakoze iki se? Undi yatse fagitire kugira ngo arebe ko yava aho ngaho yirukanka. Mu by'ukuri basanzwe bamuzi, ubundi asanzwe asohokera aha ngaha, ariko umuntu uyu munsi yasohokanye ntasanzwe, ni umunyacyaro mu by'ukuri, wa wundi wo hasi cyane. Ati ntubuze byose unkojeje amasoni. Atakira seriviyeti, ntabwo ari fagitire bazanye ahubwo ni seriviyeti. Ati hanaguza iki yewe? Ati ni ibingibi bihanaguza, ntabwo bihanaguza rwose ku myenda. Ati nta soni koko? Ati kandi urisha iyo kanya bakuzaniye. Bamuzaniye ibindi byo kurisha kugira ngo arebe ko basi yabimenyera, agatangira kugera nyine aba umusirimu. Mujye mureba mwakabyaramwe. Ati ariko si ubu koko ibintu byanyu ubundi. Ati se ati byibura aka ngaka da, bazanye ikiyiko. Ati byibura aka ngaka. Ati ndapfuye mwakabyaramo. Ati ntureba se yatangiye kuyora byinshi, noneho aravuga ati noneho ubu ngubu ibyo byajya mu nda ari byinshi, ubundi se kari akantu ushyiraho uturyo tubiri, urabona ari guhaga koko? Ati ariko rwose ikibazo cyo si uguhaga, ahubwo wowe ntabwo wumva inama. Ati se ubu tuzabona gute utumva inama? Undi aterega ngenda zumva, nta birenze rwose, ngiye nkunda kwirira, ubwo rero nta muntu utarya. Ubu se umuntu yanseka ngo nariye, ngo naresheje intoki? Oya rwose ntago ari byo. Umukobwa ntago azi ko i Kigali ntago barisha intoki, barisha ikanya ndetse n'icyuma. Yakomeje kwirira, ariko umusore yarakaye rwose, yatangiye kubona ko uyu muntu ntago bazashobokana. Nawe se umuntu utagonda ijosi, umuntu utagirwa inama, umuntu mu by'ukuri udatinya amaso y'abantu, umuntu udashyira mu nyurabwenge, koko uyu muntu wundi azahinduka? Undi ati rwose reka nkubwire, ntangiye kubona ko imyitwarire yawe ntago ari myiza, bisa naho waje mu kazi ariko utiteguye. Ese ubundi waje ubishaka koko? Undi ati yego rwose naje mbishaka. Ati ariko none se ubwo ko ati reba nawe iki cyuma, ubu se kirakata hehe? Ati mbwira. Ati ndagikatisha gute se? Umusore yumiwe cyane, yatangaye. Mujye mureba, iyo wasohokanye umuntu nyine mu by'ukuri nta kintu azi, yararangije bya bindi abishyira hasi, afata inkoko n'intoki, atereka nireshereza intoki. N'ubundi urebe yaraje atangira kuvuna mu by'ukuri amaguru y'inkoko arayavuna. Ati rwose ubundi wacu ni ukuturya. Ati gutya ni sawa cyane. Haterega ibimurisha ntago ari ibintu, wowe se uratamira akantu kakujomba mu kanwa, ukongera ukayira ibyo kurya bikanga kujyaho, ukazana icyuma ngo ugiye gukata, nakoresha intoki zanjye se? Urebe yakomeje kugonyora inkoko, arangije nyine ashyira ku ikanya. Noneho ati gutya noneho rero noneho ubu ngubu rwose ibintu byagenda neza. Undi yarakaye cyane, umujinya wamwishe, waragiye urazamuka ahandi. Mu by'ukuri ubona ko kwihangana byanze, kwihangana bimunaniye. Murebe hatari ko waretse koko, wakihanganye, waretse rwose ibyo bintu. Undi atari ko wandetse bosi, wandetse ntago yubaha bosi habe namba, nta mutinya, ntiyumva ijambo rye. Ese uyu muntu bazabana ntibazabana? Byaramurenze. Noneho atangira no guseka, aravuga ati yewe uvuga batarabona pe. Ati nasebye byarangiye, nasebye, uransebeje, nta rwose ntago wabuze byose. Undi atari ko ndekanirire. Ati yewe data we, atuze ukuntu inkoko iryoshye. Ati iraryoshye pe. Yakomeje kurya n'intoki, abantu bose barahonga baramureba, ararya kandi nta kinyabupfura, arasama agatamira uruntu rungana umusozi, akarohayo imiceri. Yewe data we. Undi ati mbega umunyacyaro we, mbega mbega mbega. Ati uyu nguyu ntago nzamushobora pe, ntago nzamushobora. Umusore atangiye kwiheba, yabonye ko umukobwa ntago bazabana pe, kandi niwe yiringiye. Yanze ko mu by'ukuri wa mufiyanse we agaruka ahangaha, cyangwa se ya nshuti igaruka ahangaha. Yatangiye kwitsa imitima. Barakwereka bamaze gusohoka, baratashye. Bamaze gutaha, wa mukozi araza araryama, aba yariye cyane, mu by'ukuri yahaze, agwa agacuho, arangije aza ahangaha aragona. Ariko akiryama boss yagize gutya, aza mu cyumba cye kumureba kugira ngo arebe ese ameze gute, ese aguwe neza, ese nta kibazo yagize, ese byose biri ku murongo. Ariko yasanze undi mu by'ukuri asinziriye cyane, bisa naho boss yifuza kugenda agira inshuti
mu by'ukuri uyu mukozi kugira ngo arebe ko yasimbura wa mufiyanse we wagiye, yaje aha ngaha kugira ngo arebe ko hari ibyo yamubaza wenda bakaba nyine bahuza n'urugwiro cyangwa se bakora ka siporo. Bose akumbuye umugore, akumbuye umukobwa. Yageze aha ngaha aramwitegereza, ariko si uyu muntu koko ubundi ubu ngubu arabyemerera. Ati se ubu ngubu umukore yatangiye kumuvugisha, ati niko se, ati rero mbabarire ku byabaye ejo, ati nanjye ntabwo ari njyewe, nari mfite umujinya nyine, wakoze ibintu bibi ntabwo wanyumviye, ariko ndakwingiza rwose umpe imbabazi. Undi yumvishe boss avuga arahindukira, ati yewe data we, ati sugira ngo ubundi sinaniwe, ndacyananiwe pe. Ati none se ubundi meze bite? Ati se ntibyarangiye biriya? Ati njyewe rwose byararangiye. Ati kurya narariye, twarasohotse, narabishimye ibyo wambwiye kandi nanjye rwose naragushimiye. Ati mu by'ukuri nta kindi kibazo. None se ubundi kuki uri aha ngaha? Ati nyine ndaha kugira ngo tuganire, hanyuma nyine turebe ukuntu twatubana neza, utambangamira nanjye ntakubangamira, kandi nyine nkwigisha n'akazi. Ati si byose? Ati mu by'ukuri ntabwo uri kwitwara neza muri iyi minsi, uragenda ibintu byose ugasa n'ubyangiza, ibintu byose ukabikora nabi, ntago uzi koza ibyombo, ntabwo uzi gukoropa, ntabwo uzi guteka, ntabwo uzi kwiyitaho, nanjye ntabwo uzi kunyitaho, imyenda yanjye reba yose ntabwo imeshe, mbese kuva waza nta kintu urakora pe, habe na busa. Ndaza mvuye mu kazi nkasanga ntabwo watetse, ubu se koko tuzabana gute? Kandi ko umuntu wakumpaye ari inshuti yanjye, yambwiye ko uri umwana mwiza wubaha, none ndabona bitandukanye. Undi ati ariko nyine ni uko ari iminsi ya mbere buriya nzagenda amenyera, ariko undi afunze umutwe cyane. Ati ndabyumva ni byiza. Ati ariko rero nyine ndifuza ko wareka no kuba umukozi aha ngaha, hanyuma ukaba nyine inshuti yanjye. Ati nibyo nifuza cyane kuruta n'ibindi byose, kuko nyine ibyo kuba umukozi burya ntabwo ari byiza cyane. Ndifuza ko nakwita inshuti, hanyuma nawe nyine ukanyita inshuti yawe. Ati sibyo byiza se? Ati ntabwo nakuzanye aha ngaha kugira ngo ugende nyine witwara nk'umukozi cyangwa se njyewe ngo ufate nk'umukozi. Atoya, ati reka da, ati ibyo ngibyo ntabwo rwose mbirimo. Oya, boss arifuza ko uyu mukobwa baba inshuti, akareba ko yagenda amuforoma. Yaravuze ati rero buriya mbonye umunyacyaro nkamwigishiriza, nkamutoza, wenda yazavamo umugore mwiza cyangwa se yazavamo umukunzi mwiza. Ndatse si inshuti gutera ko numva ntabyumva neza. Ati inshuti? Ati n'ubundi turi inshuti, ariko none se ubundi turi inshuti? Ati njyewe rega ibyanjye naho ngaho, ntabwo nzi nyine imvugo uri kuvuga, ntabwo nzi ubushuti uri kuvuga nyine icyo bugamije cyangwa se aho bugana. Ati naje ndi umukozi aha ngaha nyine, ubwo unyise inshuti ni byiza, ubwo nyine ndi inshuti yawe nawe uri inshuti yanjye. Ati nuko nyine ubwo ngubwo. Undi yumvishe umukozi abyemeye, yatangiye kuza amusatira kugira ngo arebe ko yamukoraho, hanyuma bakagenda wenda bahuza urugwiro. Yaraje kugira ngo arebe ko yatangira kumusoma, aramanuka, undi aratangara. Ati se boss noneho yasaze. Arangije araza amusoma ku kuboko. Undi ati yewe data we, atoya, ati have se, ati have rwose. Ibyo se ni ibiki? Ntabwo ibyo mbishaka, ntabwo mbizi. Oya genda mva hejuru, genda rwose. Boss yakubiswe n'inkuba abonye umukozi yanze ko bagira ibyo bakora, yanga no kumuha akabizu. Ati se ntabwo nyifuza, ntabwo ushaka rwose twagendanye tuganira. Undi atoya, ntabwo mushaka njyewe, kuva navuka ntabwo nzi ibintu by'abasore cyangwa abagabo. Ati rero waba umbangamiye. Ati rwose nzakora ibindi, nzangutekera, nkumesere, ariko ibyo gukundana niba ari ibingibi njye ntabwo mbishaka. Oya, ahubwo nasubira iwacu mu cyaro. Oya rwose. Bakobwa mujye mureba, abakozi mujye mureba, ntabwo ari byiza kujya mu kazi hanyuma ugatangira kuryamana n'umukoresha wawe. Rwose ni bibi cyane, bitera mu by'ukuri ikintu kitari cyiza. Hari igihe muryamana akaba wenda yagutera inda, ugasubira iwanyu utwite, bityo rero ukaba utangiye umuruho. Ushobora kandi kuryamana akaba yagutera na sida cyangwa se izindi ndwara. Ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza kumutinya ngo uvuge uti rero ubwo ari boss wanjye ampa amafaranga ntabwo nabona uko mpakana. Oya, ujye uvuga oya, kandi oya yawe nyine ijye ibawe oya mu by'ukuri. Boss yaratunguwe cyane n'igisubizo umukobwa amuhaye. Yatangiye kwibaza se ndabigenza gute kuko yakozwe n'isoni, kandi uyu mukobwa ntabwo agirwa inama pe. Hari igihe usaba umuntu afite umutwe ufunze hahandi, nta jambo na rimwe wamubwira cyangwa se nta nama n'imwe yakumva. Mu by'ukuri uyu nawe niko ateye, nta kintu yakumva, nta nama, nta jambo, ibyo yashyize mu mutwe n'ibyo ngibyo.
yahakaniye umusore akozwe n'isoni ku nshuro ya kabiri. Hatoke nta kibazo bazi, hatari kumenye ko rero ntabwo nishimye, ntabwo binshimishije igisubizo umpaye. Ubwo se ni ukuvuga ngo tugiye kubana gutyo gusa, ntabwo wifuza ko tuba inshuti? Ni iyihe mpamvu se ubundi? Ni ukubera iki rwose utifuza ko twaba inshuti tukaganira? Ubundi se nta nubwo uzi gutanga akabizu? Hatoke ati ntacyo, basi niba utabishaka reka twibere gutya, reka nkubanire nk'uko ubishaka. Undi noneho yarasetse ati noneho ni byiza rero rwose, ati naho ibintu byo kunsoma cyangwa se iby'ubucuti bundi ntabwo mbishaka njyewe. Boss yaciye bugufi yemera ko uyu nguyu agomba kuba umukozi, ariko ntabwo ari icyo boss yari agamije gusa. Ibi ngibi byatuma agarura wa mukobwa bakongera bagakundana. Yaje aha ngaha Toke ati humura nta kintu ngiye gukora, ati humura da, hanyuma reka nkurose wiryamire amahoro, ntabwo nzongera kuza ngusaba biriya bintu, ntabwo nzongera kuza rwose uvuga ngo dusomane, oya ntabwo nzongera, unyihanganire ku nshuro ya kabiri kandi mbabarire. Boss arasebye ariko ntabwo yabigize ikintu gikomeye cyane cyangwa se ngo abigire urwango, oya yabonye ko ari ibintu bisanzwe, abona ko nyine umukobwa ntabwo abishaka. Buri muntu ujijutse wese nyine ntabwo yangira undi ngo bango yanze ko turyamana, oya ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, niba byanze yabyanze. Ubuzima bwakomeza kandi arangije aramworosa aravuga ati aha reka nigendere. None se nagira gute? Umukobwa aranze, ese boss arabyitwaramo gute? Ese aragarura wa mukunzi we? Ese arashaka undi? Yamenyereye kubaho nyine afite umuntu umusura hanyuma akaza nuko bakicundeba yarangiza akagenda. Uyu rero ntabikozwa, ese azagera ahabyemereye cyangwa se ntago azabyemera? Filime iracyakomeje nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Arangije ni boss aravuga ati reka ngende. Ubwo nyine ndasebye, burya nta mugabo udaseba, nanjye kuri inshuro nyine nasebye. Barakwereka mu ijoro ry'uwo munsi wa mukozi wa musekirite yagize gutya ahamagara wa mukobwa, hatari ko waje tukaganira koko. Undi araza, boss yagiye mu kazi, avuye nyine aragenda aca ku ruhande nyine gufata kamwe, ati ngwino. Wa muzamu yatangiye kwiteretera wa mukozi, kandi wibuke neza wa mukozi yanze kuryamana na sebuja. Umuzamu ati se bite, hatumeze gute? Hatumeze neza. Ati se ubundi kutaryamye ni biki? Ati yewe nta bitotsi mfite pe. Ati nategereje boss kaza ariko ntabwo ari kuza. Ati boss uramuzi wowe? Hataragenda agaca mu kabari hanyuma nyine akajya no mu bagore, akajya mu ndaya, agataha nyine gutya atinze. Ati mu ndaya? Ati reka da. Ati se burya ni indaya? Ati ariko tuzi ko ari impamvu wa mugani ejo yambwiye ngo turyamane. Ati kumbe burya ni indaya? Ati niyo mpamvu we. Ati se yarabigusabye ngo muryamane? Ati yaraje nyine cyagiye twasohotse mu ijoro nyine araza arambwira ngo ngwino nyine ngo dukore ibi ngibi. Ati ariko narabyanze rwose, ndamushishikuriza ndabyanga. Ati uzakomeza ubyanga yewe, uriya ni indaya mbi, aragenda mu by'ukuri agasambana, akanywa ibiyoga, yarangiza akaryamana n'abakobwa benshi, yarangiza bose akabirukana bakava aha ngaha. Ati ubwo nawe nyine nibyo ashaka, ntuzabyemere yewe, ndakwinjiza ntuzabyemere. Ati ntabwo wamenye ibye. Ati nanjye ndamuzi neza, ntabwo rwose yicara agenda kubera amafaranga menshi ahinduranya abakobwa. Ati rwose ubwo se arumva waba inshuti yera? Ndarahindukira mureba. Ati reka reka reka. Ati rero urumva nyine nta nubwo asenga. Ati burangiye nkunda gusenga cyane, ndamubwira ngo tujye tujya gusenga akanga. Ati rwose rero reka nkubwire ngiye nikundira gusenga, ntabwo nabyemera buriya. Ati ukunda gusenga nawe? Ati none se wajya umbwira tugasengana basi? Ati bitwaye iki ko nanjye nikundira gusenga? Ati ujye umbwira nujya gusenga hanyuma nze twisengere, hanyuma rwose mu by'ukuri umfashe kugenda mererwa neza wumve. Ati ibindi ntabwo nzabyemera, reka reka habe namba. Ati nabyanze, nanjye nabonye ko atari serious. Umukozi arangije nuko yahuje mu by'ukuri ikiganiro mu by'ukuri n'umuzamu baraganiriye. Ariko se waje nyine hanyuma tukajya gusenga? Ati ngwino ariko nawe ngwino tujye mu nzu nyine aha ngaha hanyuma dusenge tunaganire. Nuko atangiye kumutereta, arangije agenda mu by'ukuri amuguyaguya. Ati injira ariko, injira nawe, injira rwose dusenge hanyuma tuganireho, hanyuma tunibyinire gakeya nyine turirimbira Imana. Nuko umuzamu agize gutya yinjiza wa mukozi aha ngaha, ariko icyo agamije ntabwo ari ugusenga, ahubwo agamije kumusambanya bya nyabyo. Kandi wibuke neza yanze gusambana na sebuja, ariko ku muzamu birashoboka cyane kuko yamwisanzemo.
burya hari igihe umuntu abona undi muntu akabona wenda ntago bahuza, akabona aramurenze se, akabona se ari munsi ye cyane, umukobwa rero nicyo cyabaye, ntabwo yisanze muri bosi we ahubwo yisanze cyane mu muzamu we. Araza nuko binjiye bajya muri aka kazu. Kera kabaye ariko bosi yaje kuza aha ngaha ahagarara hanze y'igipangu, atangira kuvuza amahoni menshi cyane rwose, ntago yabonye umuntu umufungurira, bisa naho wa mukozi aragiye ajya mu byo akora hanyuma aratinda cyane. Bosi yarongeye avuza andi mahoni menshi cyane, menshi rwose. Barakwereka undi yasohotse aha ngaha ari gufunga ipantaro, afunga ibipensu, amaze kuryama na wa mukozi amubeshyabeshya ngo bagiye gusenga, amwangisha bosi we ngo ni indaya, ngo ni ikirara, ngo ni umusinzi, ariko arangije aca ku ruhande we aramusambanya. Bakobwa mujye mureba, umuntu yakwangisha umuntu akubeshyabeshya ariko nawe atagamije ineza habe namba. Nyamuneka mujye mumenya ko muri hagati y'ibirura byose kandi byifuza kubarya, byifuza kubayongobeza, byifuza rwose kugenda behemukira. Undi yakomeje kwambara arambara, mu by'ukuri arangije ati mwuka bya we hati niko ati gira vuba usohoke nawe wambara vuba vuba hanyuma uva aha ngaha dore bosi yaje. Ati gira vuba ugende yewe, gira vuba usohoke ndebera nawe. Abari bagiye gusenga mu by'ukuri byarangiye baryamanye, byarangiye bahuje urugwiro, kandi umukobwa yanze kubyemerera umukire, yanamusohokanye ntacyo atamukoreye. Ati rero genda hanyuma kandi uceceke pe, ntugire ikintu uvuga rwose uryumeho. Ati genda. Undi yavuye aho ngaho agenda yububa mu by'ukuri kugira ngo bosi atava aho ngaho wenda amenya ibyabaye. Undebere filime irakomeje. Undi yagize gutya ahita ajya gufungurira bosi, ariko yatinze cyane. Umukire ahagaze hanze umwanya munini mu by'ukuri. Kera kabaye ariko yaje aha ngaha aza gufungura. Ese biragenda bite mu by'ukuri? Bizaherera hehe? Umukozi yanze gukundana na bosi, ahubwo atangiye kugenda akundana n'umuzamu. Ese bosi azabyihanganira? Ese bosi azagera aho ashaka undi mukobwa? Ese azahindura uyu mukozi hanyuma ahinduke bakundana? Filime iri aha ngaha itangiye inakomeza, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye n'ubundi Papa Romantique nk'ibisanzwe. Barakwereka undi yarafunguye, ati karibu cyane bosi. Ati ni karibu, ariko bosi amaze iminota myinshi cyane ahagaze hariya, hafi iminota 30. Aho rero ntago nzi ko wabyumvikanaho n'umukoresha wawe, kuko nyine uyu muzamu nawe yarengereye, yagiye ajya kwisambanira, kandi mu by'ukuri ari kwangisha bosi umukozi we. Ese uriya mukozi ubu yaba agikoze akazi koko? Ntago byakunda, ntago byashoboka rwose. Barakwereka kera kabaye bosi yakije imodoka hanyuma atangira kwinjira buhoro buhoro. Ni umukire cyane, umumiliyoneri rwose, yarakoze arahirwa, ariko mu buzima bw'urukundo ntago byagenze neza. Urukundo mu by'ukuri ntabwo arushyikira neza. Buriya rero waba umukire cyangwa se umukene, inzira y'urukundo ni imwe. Waba uzwi cyangwa se utazwi, inzira y'urukundo ni imwe. Mu by'ukuri hari igihe usanga kubona umuntu muhuza bya nyabyo bigenda byanga cyangwa se bikomera, waba ukize cyangwa se udakize. Niyo mpamvu burya iteka ryose bisaba nyine igihe, bigasaba iminsi, bigasaba kwihangana kugira ngo uhitemo umuntu ugukunda bya nyabyo, atakubeshya, atakuryarya, mbese ugukunda nk'ukuri. Uyu mukobwa yanze gukunda bosi we, nyamara arahindukira yikundira umuzamu, ndetse bararyamana. Yamushukashutse abasha kumwumvisha, hanyuma birangira amusambanyije, nyamara bosi byaranze. Yamusohokanye ntacyo atamukoreye, amuhemba, ari umukire gutya, afite imodoka nk'iyi. Bosi arangije yaje gutonganya umuzamu, ati niko igihe nazi aha ngaha uri hehe? Navugije amahoni rwose ntako ntagize, ntagaze hanze umwanya munini cyane. Ati wari uri hehe? Undi ati yewe. Ati bosi ni ukuri nyihanganira ngusabye imbabazi. Ati naryamye gato hanyuma agatotsi karaza karantwara, ariko ni ukuri kw'Imana nta bindi nari ndimo. Ati bosi unyumve pe, nta kintu nakoze. Ati kandi ndakorera ko ntago bizongera, undi munsi nimbikora rwose uzanyirukane. Ati se ubwa mbere bibaye? Ati se ubwa mbere. Undi atoke nta kibazo basi. Ati ariko uyu munsi ntago bisanzwe. Yavuye aho ngaho, ni umukire, ararakaye cyane, arangije yigira mu nzu. Ari umukozi mu by'ukuri, ari umusekirite, batangiye kugenda bacurika bosi. Ese bizabahira ntibizabahira?
umukozi asigaye hariya ibyo amaze gukora arabizi neza cyane, yabonye ko nyine acuritse boss, ati genda sha, ati genda, ati namurangije nyine yarakwangiye, ariko nyine ngewe mu by'ukuri yanyemereye. Yasuzuguye boss cyane. Hashize iminsi rero wa mukobwa atangiye kugenda agaragaza ibimenyetso mu by'ukuri by'uko ashobora kuba mu by'ukuri mu nda ye harimo akana. Yaramwitegereje boss aravuga ati ibyo byose rwose uyu mukobwa ubanza atwite. Undi yaje ahanga nawe atangira kwireba, aravuga ati se nibiki boss ari kureba? Boss arahanga hatuze n'ikindi, wowe ushaka kuba utwite rwose, amaso yanjye aranyereka ko ushaka kuba ufite ikintu runaka. Ati mu by'ukuri uratwite nta kabuza. Ati se byagenze gute? Undi ati yewe nukuri kw'Imana ngewe urumva rero ukuntu byagenze rwose, uriya mu security wawe nyine yaranshukashutse hanyuma nyine antera inda. Ati yaragushutse? Ati nta soni, kumbe uyu mukobwa nyine ntabwo azi no kubeshya, reka da ibintu byose ni ku karubanda. Ati nyine urumva yaranshukashutse nyine ari mu ijoro, hanyuma arambwira ngo tujye gusenga, hanyuma nyine birangira tugiye gusambana. Undi ati ye, ati uramutwitiye rero rwose, undebere ukuntu ibintu bigenda. Ati nyine yaranshutse. Ibaze nawe rwose umukobwa ungana gutya ngo baramushutse. Bakobwa nababwiye ngo mujye mwirinda. Undi ati rero niba utwite ubwo birumvikana neza ko icyo wakora noneho ni ukugira gute, ni ukuva aha ngaha hanyuma ukitahira. Ati wambabariye koko? Atoya, atitahire va aha ngaha. Boss ati rwose ntabwo nabyihanganira, nakihanganira ibindi, maze iminsi nkureba nkugenzura, ufite agasesemi, mbona mu by'ukuri ufite isereri, nayo ntabiketse ko utwite. Ati rero va aho ngaho utahe, ntabwo nkwifuza aha ngaha. Undi arirukanwe. Bidatinze boss amaze kwirukana uriya mukobwa yaje kwisabira imbabazi uyu mufiance we. Ati rwose ndakosheje cyane, nabonye ko nta wundi unkunda nkawe, none wambare ko tukiyunga. Barakwereka, nakubwiye ngo wirukane ubwo ni gufa ukazana uri mirabunguri. Yaje gusaba imbabazi ariko nyine byarangiye bazimuhaye mu by'ukuri. Filime aha ngaha nuko igenze. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you.